ugasanga umwana w'umuhungu uravuga ngo nago ngo ujye ngo sinashaka ngo umukobwa ngo abyariye iwabo, ariko icyo si cyo cyanzinduye. So noneho se ahubwo bundi buriya ku bagabo, we mugabo ahuri icyo ngiye kukubaza nawe ukibaze, ese washaka umukobwa wicuruza? Ukibaze unsubize muri comment. Ariko njyewe bitewe nuko mbibona, impamvu ya mbere umukobwa wicuruza burya biterwa n'impamvu yagiye kwicuruza. Njye nicyo kintu cya mbere nemera. Hari abana b'abakobwa bicuruza kubera ubuzima, hari uwicuruza kubera ko ni karande. Ni karande. Ariko burya wowe mugore nanone ibaze ngo ese kubera icyo umugabo wanjye ajya kugura indaya, ese kubera icyo umugabo wanjye ajya kugura umudandaza amagara, urebe iyo mpamvu. Ariko njyewe icyambere, impamvu abagabo benshi bakunda kujya kugura abakobwa bicuruza, reka bariko mbivugamo cyangwa se indangamirwa. Impamvu ya mbere, indangamirwa zizi gutanga keya. Mwebwe mwabagore mwe keya mudatanga mu rugo, indangamirwa zizi gutanga keya mama. Umwana w'umukobwa uramugeraho atitaye ku bubabare afite, atitaye ku mwana yasize akingiranye, atitaye kuri buri kimwe mu rugo, ukahagera akagusekera, akakwakirana yombi, kaba ariko mbivuga, ukagera akagusekera. Umwana w'umukobwa akaguha igituba, akaguha amazi. Ku bantu bagiye kugura indaya cyangwa ku bantu bagiye kugura abakobwa bicuruza, muzambwire ko wari warongora umukobwa wicuruza ugasanga igituba cye cyumye. Ntago kubera icyakuma gitese, abavuga ati ndi mu kazi, wa mugabo nituryamana agasanga numye ntazagaruka. Ariko mwebwe bagore muri mu rugo, ubundi rwose, ubundi hari akantu umuntu yavuze numva niko, umukobwa iyo mu giteretana, ako kantu ni Sankara wakavuze, iyo mu giteretana abavuga akajwi gatoya pe, akubwira sheri, yajya kukwaka amafaranga akakubwira sheri wambabariye ko nari nkeneye aya, ariko wamugeza mu rugo niba bayumva yuko ibintu byose yabijatiye nta hantu wamucikira, wamugeza mu rugo agatatangira kukwereka inuza ze zose, ingeso kwa kundi yari yorobetse byose akabihisha. Ariko buri umwana w'umukobwa wicuruza arubaka, bari abana barubaka, udafite karande arubaka. Ntago najanga kubashyigikira pe, sinaje kubashyigikira aho muri hose, I don't care. Ariko icyo nzi cyo nuko bari abana barubaka. Iyo ageze mu rugo abazi guhake y'umugabo, kuko aba yarahuye na benshi, abavuga ati kuba uyu mugabo angiriye icyizere, akangirira icyizere akankura mu muhanda, ndinde njyewe wo kuba namwandarika cyangwa ndinde wo kutamwubaha. Abakobwa bicuruza bazi gufata abagabo neza. Umugabo arararayo akabyuka akamutekera. Bagore bundi bibasaba iki kugira ngo namwe mwige kubinda yaza abagabo banyu, k'ibyo bintu mpora mbibabwira. Umwana w'umukobwa arararana n'umugabo, mu gitondo akabyuka akamutekera, mbere yo kubyuka akamubaza ese sheri mbyuke, wenda banahuye n'iryo joro, akavuga ati ese mbyuke, akabanza gusaba uburenganzira uwo bararanye kugira ngo abyuke. Bura nta mukobwa wicuruza ubyuka ngahita yambara agende, kereka ubwo se yaba amezi ataranza akakubaza se ngende, umugabo akamubwira ati genda, cyangwa se buretse kugenda ndacyagukeneye. Ariko se bagore ba mama wacu bibasaba iki kugira ngo namwe mu bindaza abagabo banyu? Ugasanga aho umugabo yagiye kwigurira umukobwa, cyangwa se yagiye aho bamuha ibintu neza, urabimenya urarakaye, urabyimbye, umutima wenze guturika. Ukatwana ngo umugabo wanje ngo yaramutwaye ko yakazi kumuha igituba neza, yaramutwaye ko yakazi kumufata neza, yaramutwaye ko azi kumutekera, azi kumukorera akamassage, azi kumushyira isume muri douche, azi kumuha keya. Situbizi ko hari abagabo batabagore babo ba mbere se bakajya ku ba kabiri. Ugasangura uravuze nguriya ngo nagazubaka, kubera icyo atazubaka se wowe urinde kumucira urubanza, katazubaka. Azubaka kubera Imana, kubera indera afite, kubera kubaha, kubera gufata umugabo neza. Erega iyo mbabwira yuko urugo ari ijuru rito, mujye mubyumva. Nese ubundi ni igiki cyagukuye iwanyu?
ni ugufata neza umugabo. Ikintu cyagukuye iwanyu nicyo gituba ufite. Uziyoza kuba utagifite ntabwo umugabo yari kukurongora. Kabone nubwo waba uri mwiza, nubwo waba ufite nyashi, nubwo waba uteye nk'igisabo, nubwo waba uteye ute, udafite igituba naho yakujyana. Yakumaze iki se? Hanze hasi tubona abahungu bashaka cyangwa se abakobwa bashaka abantu banduye babana n'ubwandu. Ubwandu ntacyo butwaye, ariko udafite igituba cyangwa udafite imboro ntiyagushaka. Wari wabona ikiremba cyashatse se kimumaze iki se? Aramushaka mumaze iki niba umugore atazamurongora? Ariko muziko no mu rukiko iyo ugiye kurega uvuga ati ngiye umugabo wanjye ntabwo dutera akabariro, ntabwo dukora amabanga y'abashakanye, kameme babaha gatanya. Nagira ngo mbabwire ko biriya bintu n'Imana yabihaye umugisha, yarabihaye pe. Rero mwige guha abagabo banyu neza batazabatwara, mukajya mwirirwa mutuka abakobwa b'abandi ngo ni indaya, ngo ugasanga umugabo arigendeye, wenda byanashoboka ko agiye gushaka umukobwa wicuruza akamushaka, mukajya muvuga ngo urase ngo bazamarana kangahe, ngo umukobwa ngo aricuruza ngo ntabwo bazamarana kabiri. Ngenda bizi neza nagutangira ubuhamya ko bari abakobwa bubaka. Usikuna ari n'abana beza, usikuna abakobwa bicuruza ari abana beza, si ukubashishikariza ngo mujye kugura. Umwana w'umukobwa ujya kwicuruza kubera ko wenda yabyaye n'urugero, ngiye burya kubyara nicyo kintu mpagaciro cyane. Nimba yarabyaye akavuga ati nta buzima mfite, yego ntago navuga ngo hita ujya kwicuruza. Hari uturimo tw'amaboko, hari byo gukora, ariko niba nyine abona byanze nakundi kuntu ko kubigenza akaba yabasha. Hari umugabo yagenda akamuhereza nka 5 uti cya 10 genda utunga umwana. Uwo mumama afite icyaruhira cyase umukobwa ntago yagiye kwicuruza kubera ko afite irari, ntago yagiye kwicuruza ko afite karande, ntago yagiye kwicuruza ko ari ikirara. Oya, yagiye kwicuruza kubera ko ashaka ubuzima bw'umwana we, ashaka ko umwana we ejo azavamo ikintu gikomeye watiyitayeho. We niyiha agaciro, wabavuga ati ngereka nduhira umwana wanjye, ibindi byose wenda agahinda nagize nzagakizwa n'umwana wanjye, ibintu nk'ibyo. Ariko gasanga wowe aho uri inyuma uri kumucira urubanza. Ngura mukobwa ngo ndi indaya, ngura mukobwa ngo ni iki, yego ni indaya, ariko ari kurera umwana. Ariko se wowe mugabo mwita indaya, wasanga warabyaye abo wabyaye utaza aho bari, ufite abana 5 mu gasozi cyangwa 2 kamemo nubwo yabomwe. Uwo mwana uzi uko arya, uwo mwana uzi uko abaho, cyangwa no kwitwa papa gusa kwizina. Ugasanga mutenduka ngo njewe ngo ntabwo nje ngo nterinde indaya, ariko wayigiye hejuru. Uwo mwana w'umukobwa wamugiye hejuru muterinda, yagiye kwitwa indaya se kubera iki? Mwige guha agaciro abantu, mwige kwita ku bagabo, mwige mana yanjye, mwige buri kimwe cyatuma ingo zanyu zikomera. Ariko ubundi mama, kubera iki wowe utakora ibirenze hanyuma umugabo wawe ntagende? Ariko uzi ko hari ibintu wakora bigatuma umugabo wawe akuguma hafi, bigatuma umugabo wawe akwizirikaho ku buryo handi bazajya banavuga ngo haramuroze, kandi nta n'ikintu wigeze umuha, kubera urukundo gusa, kubera urukundo, kubera kumwitaho, kwa kumwereka ko umukunzi. Avuye ku kazi ronge sheri byagenze bitese, kazi karagenda bla bla, utuntu amagambo meza, apana kuza umushihura. Nawe nahagera mu rugo kamushihura, arahita ava mu rugo yigendera ajye mu kabari, agenda ajye gushaka abamubwira neza. Indaya ntago izamubwira nabi kuko ntacyo bapfa, umukobwa ucuruza ntago azamubwira nabi kuko ntacyo bapfa, nta gihari bapfa. Ukazamuzaniye amafaranga, undi nawe hakaba hari ibyo aje gukemura, nibyo bituma muhaka yakamwitaho, akamuha ya mafaranga ye ko kabari yashaka, akigendera. Hari ayandi makosa mwabagore mwe mujya mukora, ugasanga uraryamye, muryamye n'umugabo wawe agukozeho ngo hindukira, urabyanze. Umugabo udakunda inonganya mu rugo ahita abyuka akagenda. Ntiwibaza se ngo umugabo agiye he? Ntago byibaza. Umugabo wawe avuye mu buriri yashyutswe, imboro igeririya, hanyuma urumva agiye he? Agiye gushaka umukobwa umumara umushyukwe. Ejo namurongora rimwe akamurongora 2 3, azatangira kumwiyumvamo.
hanyuma ejo naguta akigendera uzavuga ngo abagore ngo bagutwariye umugabo kandi nuko utazi kumwitaho, ukirirwa utuka abantu ngo ni indaya ngo ni iki. Yego ashobora kuba ari nayo, ariko uwo wirirwa utuka ngo ni indangamirwa yagutwaye umugabo, yakurushije ubwenge, yakurushije gutanga keya, aramugutwara. None se wowe harabura iki ngo ibyo byige? Ubundi buri kintu cyose, buri kimwe cyose cyagakwiye kutubera ishuri tukakigiraho. Ubundi buri kintu cyose, mbabare mvuga aka kantu, buri kintu cyose Imana yaremye cyakagombye kutubera isomo. Cyakagombye nura mukobwa uri ku muhanda yagakwiye kukubera isomo, yagakwiye kukubera icyigisho, n'umucira urubanza. Ahubwo buryo ugira umutima mwiza wanamwegera ukamubaza ati se bimeze bite, hatari bimeze bite, byiburukana umukubita n'ibyo bibiri akajya kwihahira. Ariko uzi yuko burya hari umukobwa ushaka kubwira usanze ku muhanda ukamubwira ati se wakwihera bibiri si wakitahira, kubera ko abanya yo guhahira umwana burya yataha.